Umwana w'umukobwa usoje segonderi mu kanya aranyandikiye n'undi w'umuhungu baranyandikira ngo musingo wiriwe, ubwo ati wiriwe ngishuri ngo ngo senior 6 ndayisoje shango yaga kubwa ngo ndangira ngo akazi ngahana umuntu yabatumika ngo yaba ari ngo gake bijya ari gushaka akazi kazima uriho kaba kaguhemba mane na 90 cyangwa 100 nari umuntu yabahejemo abantu bagira inama koko ko kazi karari cyangwa nagahari gusa abantu basoje ibyo bintu mu byorere ejo numvishe ibintu kugihe bapostinze nk'abantu bari gukora ikizami ni 200 nakabashomeri 200 papa buri mwaka barasohoka none no promotion isotse murumva ari iki muje guhindura muri na societe wewe warutuntu ngo mwivumburiye tu umuje kurwanya ubushomeri muri so ariko mana ejo nahuye nawe muri bus ngo kirarangiye nta kirangiye abo biratangiye papa ibyo bintu mu byihorere ikintu mugiye guhura nacyo cyangane bwo ngiye kukibabwira igura n'ubushomere kuko wajya ugira gutyo ugamagara wa mu anti wawe akakohereza wa mutonto wawe papa wawe ariko ubu ngubu ukuntu agiye kujya sohoka kureba bakiraryana nuko ibyo bintu byihorere ukiraho ngo nanguri gushaka ugiye gukubitwa igiti cyo kunda no ku ngoto ibyo bintu byihorere papa byihorere bivemo bikumva kari uje guhindura nta bintu uje guhindura ugiye gukubitwa ibyo nirugaga wigira ngo mu gentleman ukurimo byihorere uraje ubibone ubu nabo bagiye kuba ba TikTok nicyo kibazo cyabo ubu murasoje mu gihe na TikTok nta kazi kariho nta mafaranga igira Instagram nta mafaranga igira komeza ibyo birirwa biryana byo scrolling utureba gusa uko niko kazi ugiye kwirirwa ku murengero guvumba ama wifi yabandi ibiki internet uzongera kubona kubwiye sawa